nitwa Gami the Psychologist. Uyu munsi turuze kurebera hamwe indwara 5 zikunze kugaragara mu Rwanda kurusha izindi, indwara zijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Turabizi neza yuko ubuzima bwo mu mutwe atari ikintu cyoroshye. Abantu benshi nubwo dukunze kubyirengagiza ntitubivuge. Turabizi neza yuko umuntu udafite ubuzima bwiza bwo mu mutwe ntabwo azabaho ubuzima yishimye, ntabwo azabaho abanye neza n'abandi, ntabwo akenshi azashobora gukora ibintu agomba gukora mu buzima bwa buri munsi. Hari ibintu byinshi bitazagenda neza kubera yuko umuntu afite ubuzima bwo mu mutwe bufite ibibazo bye bitandukanye. Turuze kurebera hamwe ni izihe ndwara 5 zikunze kubaho zibasira ubuzima bwo mu mutwe, ndetse tuze no kureba ni kubera iki ari ngombwa yuko ibintu tubivuga, ari ngombwa ko ibintu tubyitaho, ndetse n'iki umuntu yafasha cyangwa se n'iki umuntu yabikora, n'iki umuntu yafashisha abantu bashobora kubona bafite ibibazo bigiye bitandukanye nk'ibi ngibi. Indwara ya mbere turuze kuvuga of course ni indwara ya depression. Depression ni indwara ikunze kubaho cyane. Ntekereza yuko a big number, abantu benshi, nk'umuntu umwe mu bantu 5 byanze bikunze ushobora gusanga afite depression. Depression irangwa n'ibihe bimenyetso. Ibintu bimenyetso by'ibanze, ibimenyetso by'ibanze biranga depression harimo agahinda gakabije. Nkuko depression tubizi bisobanura agahinda gakabije, ariko n'agahinda kenshi wumva umuntu ababaye ku buryo kumva ko ari ikintu cyakugera kimushimisha bigoranye. Ikindi nuko uyu muntu usanga bigoranye yuko hari ikintu cyamushimisha mu buzima, n'ibintu byamushimishaga ugasanga bitakimushimisha. Ibintu byamushishikazaga, ibintu yumvaga yakora kumva ntabwo akishaka kubikora. Ikindi kintu kiranga depression birumvikana no kwiheba cyangwa se kumva yuko ahazaza nta kintu gishobora kuba cyavamo. Hari nabo ushobora gusanga yumva yiyanze cyangwa se kumva yuko abandi bantu bamwanze. Hari naho bishobora kugera naho yumva ikiza ruko yaba atariho. Ibyo ni bimwe bimenyetso biranga depression, nubwo hari n'ibindi nubwo atari hamwe ngo biba bihari, ariko bishobora kuba bihari. Urugero ugasanga kuryama, ibitotsi ni hatari. Hari ubwo ushobora gusanga kuyibona ari ikibazo cyangwa se akaryama cyane. Apeti, ibibazo bya memory cyangwa se concentration, n'ibindi bimenyetso bishobora kuza biherekeza depression, ku buryo bishobora kugaragaza ko umuntu kuri ashobora kuba afite ibibazo by'agahinda gakabije. So iyo ni indwara ya mbere iri common cyangwa se igaragara kurusha izindi mu Rwanda. Iyi ndwara igaragara kurusha izindi mu Rwanda ni indwara ya anxiety cyangwa se indwara ijyanye n'ibibazo by'ubwoba. Ibibazo by'ubwoba amoko menshi. Hari abantu wenda bashobora kuvuga bati ni ukugira ubwoba mu buzima busanzwe, ariko ibibazo by'ubwoba biratandukanye no kugira ubwoba busanzwe abantu benshi dusanzwe tugira. Hari indwara tushobora kuvuga wenda zitwa social phobias, kwa kundi umuntu ashobora gutinya ibintu byose ashobora gukorera mu bandi bantu. Ugasanga gusuhuza umuntu atazi ntabwo bishobora kubaho, ashobora kumugeraho agahita acicika ku buryo nta kintu ashobora kuvuga, akaba yabira ibyuya agatitira and kuvugira mu ruhame ibyo ntawe bimukoza. Kuvugira muri group irenza umuntu umwe ugasanga biragoye. Ugasanga igihe ari mu bantu amenyereye nta kibazo, ariko nabo batari benshi. Ariko ahandi hantu kuba yajya muri restaurant irimo abantu benshi ugasanga ni ikibazo, kuba yajya ahantu hahuriye abantu benshi ugasanga ni ikibazo, kubera yuko atinya ibyo bari buze kumubonaho, ko bari buze kumutekereza and so on. Urwo ni urugero rw'indwara zifitanye isano n'ubwoba cyangwa se indwara za anxiety. Hari n'izindi ndwara, hari izo twita generalized anxiety, kwa kundi umuntu agira ubwoba mu bintu byinshi muri rusange. Tsunde ejo nzaba ndihora, ko narose hari umuntu wapfuye buriya singiye wenda gupfa. Ese ko hari umuntu urwaye buriya sienda gupfa. Ese ko buriya ibintu byambaye buriya ibintu bizaba. Ugasanga hari ibintu byinshi mu buzima bibaho umuntu ugasanga biramuhangayikisha, bimutera ubwoba. Hari n'ubundi bwoko bw'ubwoba bwinshi bubaho, ugasanga umuntu atinya ndetse inyamaswa runaka, cyangwa se ugasanga umuntu atinya kurwara, yabona agaheri gato yakavuga ati ni kanseri byanze bikunze, ku buryo ubuzima buhagarara. Nubwo bamupima bagasanga atariyo, ugasanga zamunyege ziracyari ko afite indwara ikomeye. Hari abantu wenda bagira anxiety cyangwa se bahangayikishwa wenda n'isuku nyinshi, cyangwa se ku bintu bigomba kuba biri ku murongo byanze bikunze. Ugasanga niba akoze ku ntebe agomba gukaraba intoki iminota
iminota 10 cyangwa se ugasanga ahora yishisha yuko yanduye, agomba guhora afite ari gukaraba cyangwa se agomba guhora organizing ibintu. So izo ni ingero z'indwara zitanye isano n'ubwoba. Izo zose combininze birubyara anxiety disorders, akaba ari zimwe mu ndwara ziri very common cyangwa se zikunze kubaho hano mu Rwanda. Indi ndwara iri very common cyangwa se zikunze kubaho ni indwara ya PTS cyangwa se post traumatic stress disorder, cyangwa se bamwe bita trauma cyangwa se ihungabana. Ni indwara ikunze kurangwa ni indwara ikunze kugaragara ku bantu bahuye n'ibikomere cyangwa se ibintu bibakomeretsa. Turabizi ko mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi, kuvuga ngo muri population y'abantu y'abanyarwanda barakoze jenoside yakorewe abatutsi, niho ino ndwara actually igaragara ko iri cyane. Ndakeka percentage ishobora kuba iri hejuru ya 30. Ariko no ku bantu bahuye n'ibindi bibazo ishobora kugaragaza PTS, urugero nk'ufatwa ku ngufu cyangwa se kubona intambara. Turabizi ko duturanye n'ibihugu bishobora kuba byaragaragaye intambara mu minsi ya vuba, cyangwa se na domestic violence, hari umuntu ashobora kugutotereza mu rugo mu buryo buri physical, kwirirwa gukubita ku buryo bishobora kuba byatera trauma. Ntabwo ruvuga ngo ibyo bintu byakubayeho gusa, hari n'ubwo bishobora kuba byarabaye ku muntu mufitanye isano ya hafi, bikaba nabyo byatuma mu by'ukuri wagira ino PTSD. So PTSD ikabirangwa mbere na mbere no kuba icyo kintu cyarakubayeho cyangwa se cyarabaye ku muntu wa hafi. Number 2, ukaba ushobora kugira ibihugeramo ukumva bya bintu bisa nkaho byongeye kuba. Bishobora kuba wenda nko mu nzozi, ukagira nightmares, ukumva uri kurotaguzwa ibintu byakubayeho. Bishobora kuba wicariye akagira ikintu kibikwibutsa, ukumva yuko bya bintu byongeye kuba, ukumva bisa nkaho isigarutse muri bya bihe byakubayeho. So icyo ni kimwe mu bimenyetso bishobora kuranga PTS trauma. Ariko ibindi bimenyetso bishobora kuba byaba ku bantu benshi, nko kwirinda icyo kintu cyangwa se kwirinda ibintu byose byakwibutsa ibintu byakubayeho. Ugasanga niba wenda ibintu byaguteye trauma, wenda ari nk'umuntu wakugiriye nabi, ugasanga abantu bose basa nabo, urageza kubirinda. Ikindi kimenyetso nzi gikunze kugaragara ni ikintu kijyanye na trust cyangwa se kwizera. Bishobora kugorana cyane cyane ko ibintu bikunda gutera trauma ni ibintu akenshi biba byagizwemo uruhare n'abandi bantu, ku buryo kwizera abantu bishobora kugorana. Niba umuntu tuvuge yaraguhoteye mu buryo bumwe cyangwa ubundi bikagutera trauma, akenshi kwizera abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi bishobora kuba ikibazo. So trust nayo ishobora kuba ikibazo. Hanyuma n'amarangamutima ari negative, agahinda, umujinya, kubabara, kwiheba, nabyo of course biranga trauma. So iyo ni indwara ya gatatu ikunze kugaragara hano mu Rwanda. Indwara ya kane ikunze kugaragara mu Rwanda ni indwara ijyanye n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Iyi nayo iri very common ndetse inateye n'ikibazo cyane, kubera yuko mu rubyiruko niho ikunda kwibanda. Abantu benshi iyo bahuye n'ibibazo, uburyo bumwe bakunze kubikemura kwifashisha ibiyobyabwenge, hanyuma iyo bidatinze babigumyeho bahita baba imbata cyangwa se kubivaho bikabananira. So ibimenyetso byo ko wabaswe n'ibiyobyabwenge ni ibihe? Icya mbere ni uko hari ikintu ukoresha kandi kukireka bikaba byarakubereye imbogamizi. Iyo ukiretse birakunanira nubwo waba ubishaka bingana gute. Number 2, kuba iyo ugerageje kukireka hari ibimenyetso ugaragaza. Ushobora kuribwa umutwe, ushobora kugira ibyuya, ushobora kudasinzira, ushobora kubura amahoro, ushobora kugira agahinda, ushobora kugira umujinya. Hari ibimenyetso byinshi bibaho ku bantu benshi iyo bagerageje kureka ikintu cyabagize imbata. Ibyo ni byo bimenyetso by'ibanze. Ariko ibindi bimenyetso ni uko ikoresha ry'ibiyobyabwenge biba bigira ingaruka mbi mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ugasanga imibanire byatangiye kugiramo ingaruka, mu buryo ubayeho, uburyo wishimye byabigizemo ingaruka, akazi byatangiye kubya affectinga, ku buryo ubona yuko no komeza kubikoresha ubuzima butazakomeza kugenda neza, bushobora kwangirika mu by'ukuri. So indwara ya nyuma ntabwo ikunze kubaho, ariko nayo irahari mu Rwanda, ariko iyo inabayeho abantu babona yuko mu by'ukuri ari ibintu biri serious. Ni indwara twita psychotic disorders, cyangwa se indwara zishobora gutuma umuntu
ahinduka umuntu atarariwe kubera yuko ashobora kubona ibintu atabonaga, aba yatakaje ubushobozi bwo kubona ibintu buryo abandi bantu tubibona, ashobora kubona ibintu bidahari n'urugero, cyangwa se akagira imyumvire iri strong ariko abandi bantu bashobora kumva yuko iyo myumvire idashingiye ku kuri, byo bita delusions. So ni kwa kuntu ushobora kubona umuntu n'urugero ari kubwira ati nabonye umuntu ambwira amajwi aya n'aya n'aya, cyangwa se nabonye ibi n'ibi n'ibi, nabonye abadayimoni baza bafata uyu muntu bamujyana aha n'aha, cyangwa se ukabona umuntu ari gukora ibintu, aragenda kubisa umuntu, cyangwa se aragiye atoraguye imyanda hariya arayibitse, wamaza ngo nukubeye iki, ngo hari umuntu wambwiye yuko ibintu ngomba kubibika kandi ntabibika, ko hari ikintu kiruze kubaho. So ibyo ni ibimenyetso bimwe nimo ngerageza gusobanura ku indwara ziri psychotic cyangwa se indwara zo mu mutwe zishobora gutuma umuntu atakaza reality cyangwa se kuba mu isi abandi bantu tuba turimo. So ibimenyetso biziranga nibyo navugaga, kubona ibintu abantu batabona, cyangwa se kumva ibintu abantu batabona, cyangwa se kugira imyumvire cyangwa se ibitekerezo abantu bashobora kumva yuko ikabije kuba atariyo, ndetse ishobora kubitana gufasha kubaho muri sosiyete. Ibindi bimenyetso bishobora kuba bihari ni nk'indwara zitandukanye, amarangamutima wenda ari hejuru cyangwa se ari hasi cyane, kunanirwa kuyamanaginga, ukaba ushobora kurwana, cyangwa se ukaba ushobora gufata ibyemezo bikarishye n'urugero, nubwo atari itegeko ngo bibe bihari, ariko izo ni ingero za some behavior cyangwa se emotional issues zishobora kubaho bitewe n'ibibazo bya psychotic disorders. So izo nizo ndwara eshanu navugaga zikunze kugaragara hano mu Rwanda. Ya mbere twavuze ko ari depression, hakurikiraho anxiety, indwara zijyanye n'ubwoba, hakurikiraho indwara za trauma, PTSD, indwara zijyanye n'ikoresho ry'ibiyobyabwenge, hanyuma n'indwara zijyanye no gutakaza reality cyangwa se psychotic problems. Ku muntu ufite indwara imwe muri yose cyangwa se yari yose, ni byiza yuko amenya ibimenyetso kugira ngo yumve yuko izi ndwara zizwi, that's number one, ariko kuzishobora kuba zanavurwa. Indwara yari yose mwizi zose nta ndwara navuze udashobora kujya kwa muganga ngo bavure. Nubwo ubuvuzi buba butandukanye, hari indwara bazakuvura bagakoresha imiti, hari izo bazakuvura bakoresha imiti bakoresha ibiganiro, hari n'izo bazakuvura bakoresheje ibiganiro gusa. Ni byiza yuko wakwaka support, ikintu cya mbere, niyo nama ya mbere nifuza yuko umuntu yakwiye kumenya. Ikindi nka society cyangwa se nk'abanyarwanda, ikintu cya mbere tugomba kwitaho ni ukwiga kudacira urubanza abantu bafite indwara yari yose cyangwa se ibimenyetso by'indwara yari yose, kubera yuko biragoye kubona umuntu bavuga ngo ntabwo nzigera ndwara indwara runaka, kubera yuko hari ibintu biteza indwara, ni ibintu biba biri common ku bantu bose. Bishobora kuba amaraso yawe, cyangwa se kwa kundi umuntu ashobora kuba muri genetic cyangwa se mu maraso ye, uko tugenda tuyahererekanya, akaba afite amaraso mu by'ukuri byoroshye kuyarwara iyo ndwara bitewe n'ibintu byamubayeho. That's genetics. Cyangwa se ibibazo by'ubuzima, hari ibibazo bibaho mu buzima, hanyuma bishobora kwangiza ubwonko ku buryo byoroshye kuba warwara. Urugero, inflammation kwa kundi umubiri ugomba kwirwanaho. Hari ibibazo bibaho mu basirikare b'umubiri ku buryo byorohera abantu, cyangwa se byongera ibyago ko umuntu yarwara depression, anxiety n'izindi ndwara. Kandi turabizi neza yuko nta muntu mu by'ukuri ibi dashobora kugeraho. Stress cyangwa se trauma, ibibazo bitera trauma, nta muntu uhitamo yuko ibibazo biza kumubaho. Ibyo byakubayeho birumvikana ufite ibyago yuko ushobora kuba wagira ibibazo runaka bitandukanye. So niyo mpamvu ari byiza kwiga kudatera stigma cyangwa se kudatera ikimwaro abantu bashobora kuba bafite ibibazo byari byose, ahubwo tukareba uburyo twabafasha n'ubuhe. Mwe mu buryo dushobora kubafasha ni nko kubaha amakuru, kubereka ibimenyetso bari kugira ko bishobora kuba ari ibintu bizwi, science yavumbuye kandi bishobora kuba byakira. Ikindi, kubafasha kugana kwa muganga kugira ngo babashe kuba basuzumwa, bahabwe ubufasha bukwiye. Ikindi, kuba umuntu ushobora kuba batega amatwi akabumva, ndetse akaba yabasapotinga mu buryo bwari bwo bwose, kugeza igihe bazabonera ubufasha
bakeneye. Ikintu cya mbere nifuriza buri muntu wese nuko yagira ubuzima bwiza kugira ngo abashe gukora ibintu ashaka gukora, abashe kubaho yishimye, abashe kubaho ibibazo byose atafitemo ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. So nibyo nakwifuriza umuntu wari wese uri kureba ino video. Reka nifuze yuko hari ikintu cyiza yakwigishije, ndetse nizere yuko ino video yagufashe kugira ngo ubashe gufata icyemezo cyiza, haba kuri wowe cyangwa se ku bandi bantu uzi ushobora kuba uzi bakenera ubumenyi. Nitwa Gamini Psychologist, so tubane ubutaha.